Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho. Reka inkuru yacu uyu munsi tuyitangirane n'umuryango umwe. Uyu muryango ukaba warugizwe n'umugabo witwa Benjamin ndetse n'umugore witwa Ellen. Aba bakaba ari barabanaga nk'umugabo n'umugore, bakaba barakoraga cyane, bakora amabizinesi atandukanye kugira ngo bazamure iterambere ryabo. Uyu muryango rero wabaga ahantu heza cyane, wabaga mu nzu nziza cyane kandi y'agaciro, ugendera mu modoka z'agaciro. Aba bose uko ari babiri bose bari bafite buri kimwe cyose bifuza, ariko nubwo bari bafite ibyo byose ntabwo babonaga umwanya wo guha umwana wabo ikinege. Bari bafite umwana w'umuhungu w'imyaka 8 witwaga Oliver, ariko Oliver yahoraga acecetse, yahoraga ari wenyine kubera ko nta na rimwe yajyaga abona umwanya wo kwicarana n'ababyeyi be. Aba babyeyi rero uko ari babiri bari focused ku kazi kabo, ku mabizinesi yabo, birengagiza yuko bagomba no guha umwanya umwana wabo w'umuhungu. Mu gitondo babyukaga buri umwe wese yitegura ajya mu kazi, bagasigira wa mwana wa Olive, bakamusigira abakozi bo mu rugo. Rimwe na rimwe iyo babaga bafite akazi kenshi cyangwa se bagiye gukorera hanze, bakunda gufata uno mwana wabo w'umuhungu Olive bakamujyana kwa nyirakuru, akaba ari wasigara. Uyu mubyeyi rero, uyu mukecuru akaba yarabaga nawe mu nzu ye, inzu nziza cyane, nini cyane. Umubyeyi nawe akaba yarafite agafaranga ndetse yari yifashije muri makeya. Uyu mugore Ellen rero akaba yari amaze hafi imyaka 30 ari umusingle mother, aho umugabo we yari yaritabye Imana, nyuma ntiyashaka undi mugabo, aguma ari wenyine hafi imyaka 30 yose. Nuko Oliver rero uko yakundaga kuza hano muri urugo rw'uyu mukecuru, yatangiye kubona yuko hari ibintu bidasanzwe kuri uyu mukecuru ari we nyirakuru. Igihe cyose ababyeyi be bamubwiraga ngo ajye gusigara k'uyu mukecuru James, yarangaga, yakundaga kwanga, ariko bakabimuhatiriza. Akababwira ati igihe ntabwo nshaka kujya hariya, ese ntabwo mwandika nkaguma ahangaha nkagumana n'abakozi? Ariko ababyeyi be nta kindi kintu bamusubizaga, baramubwiraga bati nyogokuru wawe aragukunda, genda usigarane nawe n'uzakwitaho. Nuko rero ubwo uyu mwana yatangiye kujya ajya kwa nyirakuru yatangiye kujya amufata neza, akamutekera, akamukorera buri kimwe cyose nka nyogokuru wawe yagukorera. Ariko nyuma y'ibyo byose uno mukecuru noneho yanze ko ya ndoro yamuroraga nka nyirakuru igahinduka, agatangira noneho kumufata bisanzwe bitandukanye. Ibyo bikaba byaratumye n'umwana Oliver atangira kugira ubwoba, atangira kumva adatekanye. Ntabwo yari azi uburyo yasobanura ibi bintu n'umwana ko yari akiri mutoya, ariko hari ikintu kitagendaga hagati ye n'uyu mukecuru. Uyu mukecuru yakundaga gufata uno mwana akamuhobera, akamwegereza, akamusoma, atari kumusoma bimwe byo gusoma umwana wawe, ahubwo amusoma ubona yuko amusoma na santima. Umwana ntabwo yigeze amenya uburyo bwo kubwira ababyeyi be ibiri kumubaho. Igihe cyose babaga baje kumufata kugira ngo bamusubize mu rugo bavuye mu ngendo zabo, babaga bananiwe, ntabwo bamuhaga umwanya ngo bamuganirize. Ariko iyo bageraga mu rugo, umwana yarababwiraga ati njye ntabwo nkunda gusigara kwa grandmother, ariko ababyeyi bakatamubwira ati ibyo bintu byibagirwe, ugomba gusigarana na nyogokuru wawe. Baramubwiraga bati Oliver, ibyo dukora byose tubikorera wowe, nawe rero ugomba kuba umuhungu mwiza. Oliver yarabizi neza yuko ababyeyi be bamukunda, ariko ntabwo bigeze bagira umwanya ngo bamwumve nawe bumve icyo ashaka kubabwira. Wa mukecuru rero akenshi iyo abandi babaga bahari, yitwaraga neza kuri uyu mwana, akamuha keya, ugasanga nyine amwitayeho nka nyirakuru. Ku ishuri aho uyu mwana wa Oliver yigaga, umwarimu yabashije kubona yuko hari ikintu kitagenda kuri uyu mwana. Umwana yatangiye kujya aceceka cyane ndetse akicara wenyine, ndetse n'igihe abandi bana bari gukina ugasanga ntabwo ashaka gukina. Bashuti be wasangaga bari kumwinvitinga, bakamubwira ati ngwino dukine, ariko Oliver ugasanga ntabwo ashaka gukina nabo. Uyu mwana yari abizi neza yuko ibyo nyirakuru ari kumukorera atari byiza, ariko ntabwo yari azi uburyo yamuhagarika. Ahubwo uyu nyirakuru yajyaga amubwira ngo Oliver,
iri ni ibanga riri hagati yanjye nawe, ntabwo ugomba kugira umuntu n'umwe ubibwira. Akamubwira ati n'ubundi nuramuka unabivuze nta muntu uzabyemera, nta muntu uzakumva, ahubwo bazahita bakwita umubeshyi. Uyu mwana rero yakomeze acecetse, atangira gutekereza ko wenda ababyeyi batamufitiye umwanya kugira ngo babe bamutabara. Igihe cyose uyu mwana yabaga ari kwa nyirakuru yabaga adatekanye. Umwana yaryamaga ataryamye, akaryamana ubwoba, ahubwo asenga kugira ngo izuba rirase ava aho ngaho ajye kwiga. Nuko umunsi umwe uyu mwana yaricaye hanze, yicaye wenyine kuri rwa rugo rwa mukecuru, yarimo yitegereza abandi bana bari gukina, arimo yifuza avuga ati wenda nanjye umunsi umwe nzamera nk'abariya bana. Uyu mwana yasaga nkaho yatawe, yasaga nkaho yatereranywe, byagaragara nkaho nta muntu uhari ngo amwiteho amufashe mu kibazo yari afite. Nyirakuru James yakomeje rero gukora ibyo yamukoreraga ndetse abihindura nkaho ari ibintu bisanzwe. Igihe habaga hari abantu, uyu mukecuru yitwaraga neza, akambara imyenda y'ababyeyi ndetse agacurikinga neza uyu mwana ku buryo abantu babona yuko amwitayeho. Ariko iyo yabaga ari kumwe na Oliver wonyine, ibyo byose byabaga bitandukanye. Oliver yari abizi neza ko akeneye kugira ikintu akora, ariko ntabwo yari azi icyo yakora. Uyu mwana w'umuhungu rero ku ishuri yatangiye kujya ahinduka, imyitwarire irahinduka. Yagaragaraga nk'umwana unaniwe cyane, akagaragara nk'umwana utigeze uryama. Nuko umwarimu we yatangiye kujya amugirira ubwoba. Nuko umunsi umwe umwarimu aramubwira ati abandi ntibasohoka, ugume hano muri ishuri tuvugane. Arangije aramubaza ati Oliver, buri kimwe cyose kimeze neza? Uyu mwana w'umuhungu nta kintu yamushubije, yarebye hasi kubera ko uyu mwana akiri mutoya, ntabwo yari azi icyo yasubiza uno mwarimu. Uyu mwana yari afite ikimwaro ndetse n'isoni kandi yari afite ubwoba. Nuko Oliver arangije abwira mwarimu ati meze neza. Ariko ahangaha umwarimu we Jackie ntabwo yigize abyemera, yari yarigeze kugira indi experience y'undi mwana nk'uyu nguyu. Uyu mwarimu rero yari abizi neza ko hari ikintu kitagenda neza kuri uyu mwana, ariko mbere y'uko uyu mwana Oliver ataragira ikintu na kimwe avuga, nta kuntu uyu mwarimu yari kumufasha. Ngo rero umwarimu yaramuretse aragenda, yizeye ko wenda umunsi umwe azamubwira ikibazo afite. Icyo gihe rero Oliver yakomeje acecetse, ntabwo yagize avuga ibiri kumubaho. Ababyeyi mu rugo, ababyeyi ntabwo bagize babona yuko uyu mwana yahindutse. Wasangaga bari kwirukanka bakora ibyabo, bategura amabizinesi yabo, ndetse uyu mwana iyo yabegeraga kugira ngo abashe kubabwira cyangwa baganirize, bamubwiraga yuko bari bize bahuze. Baramubwiraga bati Oliver, oya uyu munsi ntabwo turi buvugane, reka tuzavugana ubutaha. Ariko ubwo butaha ntabwo bwageraga. Nuko ijoro rimwe ubwo uyu mwana yari aryamye mu rugo kwa nyirakuru, Oliver ahangaha noneho ntabwo yashoboraga kubyihanganira. Oliver yaguye mu mutego. Umwana yagerageje kwirukanka ngo ave muri icyo cyumba yirukanka, ariko se yari kujya hehe? Nta muntu n'umwe wari aho ngaho kumutabara. Ababyeyi be ntabwo bari bari hafi ye, kandi nyirakuru nawe ibyo yamukoreraga yakoraga ibishoboka byose kugira ngo bigume ari ibanga. Nuko nyirakuru akamubwira ati Oliver, ntabwo ugomba kubwira ibi bintu buri umwe wese. Nuko nyirakuru akamubwira ati nuramuka ubivuze nta muntu n'umwe uzabyizera, iri ni ibanga rigomba kuguma hagati yanjye nawe. Nuko Oliver yumvaga aya magambo, byatumye umwana abura icyizere, ati icyizere. Nuko umunsi wakurikiyeho ku ishuri yicaye wenyine, nuko abashuti be batangira kubona yuko uyu mwana afite ikibazo. Nuko abana baramubwira bati Oliver, ntabwo ushaka gukina natwe? Umwe mu bana b'abahungu barimo bakina niko yamubajije, ariko Oliver ahangaha yajunguje umutwe, ntabwo yumvaga ashaka gukina. Nuko umwana umwe w'umukobwa witwa Grace, inshuti ye, yaraje amwicara iruhande. Arangije aramubwira ati Oliver, noneho usigaye ugaragara nk'umuntu ubabaye buri gihe. Nuko umwana w'umukobwa arangije aramubaza ati ese umeze neza? Nuko Oliver yashakaga kumubwira ukuri, ariko ntabwo yabashaga gukura amagambo akomeye mu kanwa ke. Uyu mwana ntabwo yari azi uburyo yasobanura ibiri kumubaho. Ubwo rero uyu mwana yahise aceceka, aramwihorera. Arangije aramubwira ati meze neza. Nuko umugoroba umwe ubwo Oliver yaragiye kuryama ari kwa nyirakuru, nuko nyirakuru arangije amusanga mu cyumba. Nuko akisanga mu cyumba arangije atangira kumukoraho. Oliver umutima we utangira gutera cyane,
yari azi ikigiye gukurikiraho kandi yarabyangaga uno mwana. Umubiri we wahise utangira kuzuramo ubwoba, ariko ntabwo yari azi ukuntu yahagarika uno mukecuru. Uyu mwana yabaye nk'aho yatawe, yajugunywe, yatereranwe, nta muntu n'umwe ku isi ushobora kumufasha. Nuko uyu mukecuru arangije aramwegera, amukoraho, aramubwira ati uwo muhungu mwiza Oliver ibyo ngibyo yabikoraga arimo yicara ku buriri bw'uyu mwana. Nuko uyu mukecuru arangije aramubwira ati ujye ubyibuka, iri ni ibanga riri hagati yanjye nawe. Nuko uyu mukecuru arangije aramubwira ati ngaho kuramo imyenda wambaye. Nuko aka kanya uyu mwana umutima watangiye gutera cyane. Ahangaha noneho nyirakuru yaragiye no kurengera. Ubusanzwe yajyaga amusoma akamukaresa, ariko ubu noneho arashaka kuryamana nawe. Nuko Oliver arangije atangira kurira, atangira kubwira nyirakuru ati mbabarira, ntabwo ibi ngibi mbishaka. Aramubwira ati ntabwo ibi ngibi mbikunda. Nuko nyirakuru arangije atangira kumubwira nabi. Aramubwira ati kuramo imyenda vuba cyangwa se nyikuriremo. Nuko umwana yatangiye kurira cyane aho ngaho ku buriri, ariko nyirakuru ntabwo yari abyitayeho. Nuko uyu mukecuru arangije gukora ibyo yashakaga gukora, arangije aramubwira ati nta muntu n'umwe ugomba kubibwira, ndetse nunabivuga nta muntu n'umwe uzakwizera, icyiza rero ni uko wakwicecekera. Nuko umukecuru arangije ahita ava aho ngaho mu cyumba. Nuko uko iminsi yagiye ihita, Oliver noneho agahinda katangiye kuba kenshi mu maso ye. Ntabwo yajyaga avugana n'umuntu n'umwe ku ishuri, ndetse n'umwarimu yatangiye kubona yuko ibintu biri kugenda bikomera. Uyu mwarimu yashakaga gufasha uno mwana, ariko ntabwo Oliver yashakaga kumubwira ikiri kujya mbere. Nuko umugoroba umwe umwarimu Jackie arangije yitegereza uno mwana w'umuhungu Oliver. Uyu mwana ntabwo yari ari gukina n'abandi nk'uko yakinaga nabo, ahubwo yicaraga wenyine. Nuko uyu mwarimu yatangiye kubona yuko hari ikintu agomba gukora, ariko nta kimenyetso na kimwe yari afite, ndetse nta kintu Oliver yashakaga kumubwira. Ahangaha byari bikomeye ko uyu mwarimu yagira ikintu afasha uno mwana. Oliver yari ameze nk'aho ari kugenda agwa mu mwijima. Buri gihe cyose uko yatekerezaga kuba yavuga ibimubaho, amagambo ya nyirakuru ndetse n'uburyo yabaga amukanga amubwira ati ntuzagire umuntu n'umwe ubibwira, byahitaga bitangira kuza mu mutwe we. Agatangira kumva neza nyirakuru arimo amubwira ati iri ni ibanga riri hagati yanjye nawe, rigomba rero kuguma hagati yanjye nawe. Uyu mwana ntabwo yumvaga yabika mu by'ukuri ibintu biri kumubaho, ariko yari afite ubwoba byo kubivuga. Ese aramutse abivuze ntagire umuntu n'umwe ubyizera? Ese aramutse abivuze ababyeyi be bagahita batangira kumurakarira, bakamubwira nabi, bakavuga ko ari guteza ibibazo mu muryango? Nuko uyu mwana yahisemo kubwira ababyeyi be, arababwira ati njyewe sinshaka gusubira kwa nyogokuru. Ariko ababyeyi be ntabwo bigize babifata nk'aho ari ibintu biri seriye, ahubwo baramubwiraga bati nyogokuru wawe aragukunda, wakagombye gushimira Imana kuba ufite nyogokuru wawe mu buzima bwawe. Ariko Oliver ahangaha umutima we wari uremerewe n'ibanga yari abitse. Uyu mwana ntabwo yari azi ese iri banga azaribika kugeza ryari. Buri joro ryose ryabaga ryuzuyemo ubwoba ndetse n'umubabaro. Nuko umunsi umwe rero ari mu gitondo ubwo yari ari ku ishuri, Oliver ahangaha n'ubundi yari ananiwe, afite agahinda. Uyu mwana yari afite agahinda kenshi cyane kuba yaratereranywe, aho yari abitse ibanga rikomeye, aho yari arimo ahohoterwa, ariko nta muntu n'umwe wari uhari kumutabara. Uyu mwana yari yagerageje kenshi kubwira ababyeyi be yuko adashaka gusubira kwa nyirakuru, ariko ntabwo bigeze bamubaza impamvu, ahubwo bahoraga bamuhatiriza ko agomba gukunda nyirakuru ndetse agashimira ko amufite. Ariko uyu munsi muri iki gitondo hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ubwo Oliver arangaha mu ishuri, yagiye kubona umuntu udasanzwe arinjiye. Yari umugore muremure cyane kandi ufite inseko, ubona yuko ari inseko y'urukundo. Uyu mugore wabonaga areba nk'umuntu mwiza, nk'umuntu ufite umutima mwiza, ndetse yarinjiye. Abandi bana batangira kuba excited, batangira kumwakira, baramwishimira. Nuko Oliver arangije abaza mugenzi we, aramubaza ati se uriya ninde? Aranga kugira ngo atuganirize ibintu by'ingenzi. Ntabwo Oliver yigize abitekerezaho cyane, yarakomeje aricecekera.
ahubwo umutwe we wari wuzuyemo ubwoba bwinshi cyane, atekereza ese niyongera gusubira kwa nyirakuru bizagenda gute. Ariko ubwo uyu mugore yatangiraga kuvuga aha ngaha, hari ikintu kidasanzwe cyatangiye kuba mu mubiri w'uyu mwana Oliver. Nuko wa mubyeyi aratangira ati mwaramutse neza abana. Nuko arangira aravugira ati izina ryanjye nitwa Eda, ndi hano kugira ngo mvugane namwe ikintu cy'ingenzi cyane. Ndashaka mbaganirize ku byerekeranye n'umutekano wanyu. Yaba ati murabizi yuko buri mwana wese akwiriye kuba ari safe, atekanye kandi yishimye. Nta muntu n'umwe mu muryango wanyu cyangwa se ahandi ugomba gutuma wumva yuko udatekanye cyangwa se akakuza ibyishimo byawe. Ako kanya Oliver yahise yitegereza uyu mumama aramureba, umutima we utangira gutera cyane. Nuko uyu mubyeyi yarakomeje aravuga aganiriza abana, atangira kuvuga uburyo abantu bamwe na bamwe hari ukuntu bahohotera abana bakabakoresha ibintu bitari ngombwa ko bakabakoresheje. Nuko uyu mugore arangije arababwira ati mwa bana mwe, imibiri yanyu ni iyanyu, nta muntu ugomba kuyikoresha niyo yaba ashaka kubereka yuko ashaka kubitaho cyangwa se kubagirira neza. Uyu mumama arangije arababwira ati nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gukora imibiri yanyu. Nuko umubyeyi arangije abwira aba bana ati nimba hari umuntu ujya gukora ukumva urababaye cyangwa se ukumva ufite ubwoba cyangwa ukumva nta mutekano ufite, arababwira ati wakagombye guhita ubibwira ababyeyi bawe cyangwa ukabibwira umuntu ukurera cyangwa se ukabibwira umwarimu cyangwa ukabwira undi muntu hano ku ishuri. Turi hano kugira ngo tubafashe, ntabwo mugomba kubika ibyo bintu nk'amabanga. Nuko iryo jambo secret, iryo jambo ibanga byatumye Oliver ahita ahinduka. Nuko atangira kwibuka ya majwi ya nyirakuru mu mutwe we amubwira ngo ibi bintu bigomba kuguma hagati yanjye nawe, nta muntu ugomba kubimenya. Kuva kera Oliver yumvaga koko ibi bintu agomba kubibika nk'ibanga, ariko ubu ngubu habonetse umuntu umubwira yuko, umwumvisha yuko nta mpamvu zo kubika ibintu nk'ibyo ngibyo nk'ibanga. Nuko wa mumama arangije arakomeza aravuga ati nimba ufite ubwoba bwo kuvuga ukumva ko nuramuka uvuze nta muntu uri bugufashe, twebwe turi hano kukwizera, ibyo uravuga turi bubyizere, turaza kukumva kandi tuzakurinda. Nuko Oliver ahangaha yatangiye guhumeka cyane, ahangaha yari afite ubwoba bwinshi cyane, yari afite amayobera, ntabwo yari yiyumvisha uburyo ari butangire kuvuga inkuru y'ibyamubayeho. Uyu mugore rero ubwo yarangizaga ikiganiro amaze kuganiriza abantu bana, arangije ababaza nimba hari ikibazo bafite cyangwa se nimba hari urimo ushaka kuganira nawe wenyine bari babiri. Abana bamwe bateye urutoki babaza ibibazo bijyanye no kuba bagira umutekano wabo, ariko ahangaha Oliver yaracecetse, umutima we wari uri gutera cyane mu gituza cye. Nuko ubwo rero inzogera rivuze gusohoka mu ishuri, Oliver yasigaye aho ngaho yicaye ari kureba bagenzi be uburyo bari gusohoka bajya gukina. Yari ameze nk'aho hari ikintu kiri muri we, kiri mu mutima we, kiri kumupushinga. Igice kimwe muri we yumvaga yaceceka ibi bintu akabigira ibanga, ariko ikindi gice uyu mwana yashakaga kuvuga ibi bintu amaranye igihe kirekire. Yumvaga umutima umwe umubwira uti wenda cyaba ari igihe cyo kugira ngo uvuge. Nuko muri ako kanya umwarimu we yaramwegereje, nuko muri ako kanya umwarimu yahise amwegera. Nuko arangije aramubaza ati Oliver, urashaka kuvuga? Oliver ahangaha yabanje kwanga, ahangaha yatangiye gutitira ndetse n'intoki ze zitangira gutitira. Ntabwo uyu mwana yari azi ukuntu yatangira ibi bintu. Ese naramuka bivuze ntagire umuntu ubyizera? Ese nyirakuru namenye yuko yabivuze biragenda gute? Ariko aha nabwo yari arimo yibuka amagambo wa mugore wari kubaganiza yababwiye. Yari yabwiye ati turaza kubizera nimuvuga. Nuko uyu mwana yahise afata umwanzuro wo kuvuga. Nuko arangije abwira uyu mwarimu ati njye ntabwo nkunda kujya kwa nyogokuru. Nuko uyu mwarimu arangije amwicara iruhande yitonze aramwitegereza, arangije aramubaza ati mwana muto, ni ukubera iki udakunda kujya kwa nyogokuru wawe? Ese haba hari ikintu kiba iyo ugiye gishobora gutuma wumva ufite ubwoba cyangwa se ukumva utisanzuye? Nuko uyu mwana Oliver amaso yatangira kuzengama amarira. Hari ibintu byinshi cyane uyu mwana yari abitse muri we, kandi nta muntu n'umwe washobora kuba yabyumva. Ariko ahangaha imbere y'umwarimu we
yari ameze nk'aho ibanga noneho riremereye atakibashije kuribika, yumvaga agomba kubivuga. Ati ni nyogokuru, nyogokuru arankorakora cyane kandi akankorakora mu buryo budasanzwe, aransoma noneho yarangiza akambwira ngo ni ibanga rikomeye ntabwo ngomba kurivuga. Ahangaha uyu mwarimu yahise asesurumeza, yahise nawe agira ubwoba ariko arikaruma. Nuko umwarimu arangira amubwira ati urakoze kumbwira Oliver, uri umunyembaraga, ndaza kugufasha humura sibyo, ntabwo ugomba kugira ubwoba ubwo aribwo bwose. Oliver yahise atangira kurira aho ngaho, yari afite ubwoba bwinshi cyane bwo bwari bwo bwa mbere yarabashije kuvuga ukuri, yarabashije kuvuga ibanga yaramaranye igihe kinini. Ahangaha wenda ibintu byari guhinduka. Nuko rero nyuma y'igihe gitoya ikigo cyahise gihamagara abantu bashinzwe protection y'abana. Nuko ubwo bageraga aho ngaho bagerageje kuganira na wa mwana wa Oliver, bamubaza buri kimwe cyose cyamubayeho. Nuko Oliver arangije ababwira buri kimwe cyose, yavuze buri kimwe cyose cyamubagaho ijoro ryose yabaga ari kwa nyirakuru, avuga uburyo nyirakuru amubwiye ngo ajye abigumana nk'ibanga ntazagire umuntu abibwira, ababwira uburyo yari afite ubwoba kuko yabibwira uwo ari we wese. Nuko abo bantu rero bashinzwe protection y'abana barabyumvise, barangije barabyandika ndetse bamubaza ibindi bibazo. Nuko rero aho ngaho iperereza ryaratangiye, bakora iperereza ryimbitse, noneho ukuri gutangira kumenyekana. Nuko ba bantu bashinzwe ukurinda abana bagiye gusura ababyeyi ba Oliver, barangije bababwira ibyabaye ku mwana wabo. Aba babyeyi barirengagije umwana wabo. Umwana wabo yari yaragerageje kenshi cyane kubaganiriza ariko bakamubwira ko bari bize bahuze. Ubwa mbere bumva ibi bintu ntago babyizeye, byarabatunguye, ntago biyumvishaga uburyo ibi bintu bishobora kuba mu muryango wabo. Ese ni gute umuntu babaga bizeye nka nyirakuru w'umwana yakora ibintu nk'ibi ngibi? Ibi byari ibintu biteye ubwoba. Ariko ubwo abadogiteri bafataga uno mwana bakamukorera ibizamini, bahise basanga yuko uyu mwana yagiye akoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Bagiye babona ibisebe bimwe na bimwe ku mubiri we. Ababyeyi be bakozwe n'ikimwaro, ababyeyi bari bahugiye mu mirimo yabo ya buri munsi, ariko ntabwo bigeze babona yuko umwana wabo ari kugwa mu kuzimu, umwana wabo ari kubabazwa. Nuko papa wa mwana wa Oliver arangije aricara, ariko ibintu byari byamurenze ntabwo arimo abyizera. Nuko arangije atangira kwivugisha ati ese ni gute tugomba kureka ibi bintu bikaba? Aba babyeyi baricujije cyane kuba bararitse umwana wabo akajya kwa nyirakuru. Ikindi baricujije kuba bataragerageje kuganiriza umwana wabo ngo bumve icyo ashaka kubabwira. Ntabwo byatinze polisi yahise ijya kwa wa mugore wa mukecuru James. Nuko irangije irakomanga ifata wa mukecuru. Ubwa mbere uyu mukecuru yatangiye kwigira nk'aho ari umuntu uri kurengana w'inzirakarengane, atangira kuvuga ati ariko si ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Atangira kubabaza ati ese ni ukubera iki muri aha ngaha? Ariko polisi aha ngaha yari ifite ibimenyetso byose. Uyu mukecuru rero bahise bamufata baramutwara. Nta muntu n'umwe ashobora gutekereza yuko umubyeyi nk'uyu nguyu ashobora gukorera umwuzukuru we ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko rero ubwo iperereza ryari rikomeje, hagiye haboneka none ibindi byinshi cyane bitari bizwi kuri uyu mugore James. Baje gusanga yuko Oliver atari we mwana wa mbere wenyine uyu mukecuru yajyaga akorera ibyo bintu, ahubwo hari abandi bana yagiye abikorera. Hari abandi bana b'abahungu benshi cyane uno mukecuru yari yaragiye ahohotera ariko bari bafite ubwoba bwo kuvuga. Abana b'abahungu bose yagiye aviyora bari baracecetse barabibitse nk'uko Oliver nawe yari ameze. Babaga bafite ubwoba yuko nta muntu n'umwe uzabizera niba baramuka babivuze. Nuko inkuru rero yarasakaye aho hose. Nuko wa mukecuru rero bamujyanye mu rukiko. Nuko wa mukecuru yaje gukatirwa gufungwa burundu akamara ubuzima bwe bwose muri gereza. Ba Oliver rero nabo bari aho ngaho bicaye bafashe Oliver bari kumukamfatinga, ariko bari bafite n'ikimwaro ndetse n'isoni zo kuba batarabashije kumuproteja. Uyu mwana yamaze igihe kinini cyane ababwira ati ntabwo nshaka gusubira kwa nyogokuru, ariko ntabwo bikize bamwumva, ahubwo baramuhatirizaga ngo nasubireyo. Ibi rero byabaye nk'aho aba babyeyi ari bo batereranye n'umwana bakamushyira muri ibi bibazo. Namwe rero babyeyi mwigire kuri iyi nkuru nk'iyi ngiyi. Ntabwo ari byiza ko mutererana abana banyu, mugomba kujya muganiriza abana banyu mukabaha igihe. Ntabwo mugomba guhugishwa
n'ibyo mukora bya buri munsi ngo mugishwe n'amafaranga n'ubutunzi. Mwibagirwe yuko mufite abana mugomba kurera, mugomba kwitaho, mugomba kuganiriza, mugomba kumenya ubuzima bwabo bwa buri munsi ese bugenda gute. Wakoze rero kubana nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Nizere yuko ukuyemo ikintu gikomeye, nizere ko ukuyemo inyigisho ikomeye. Ikintu rero ngusaba ni gito cyane. Akenshi njye nakubwiye yuko izi nkuru nkunda kuzikora kugira ngo twese tubashe kuzigiraho, zibashe kugira icyo zimarira society. Ibintu mvuga akenshi hano ni ibintu bibaho kandi biba muri sosiyete yacu. Ni byiza rero yuko duhamagara buri umwe wese, dushishikariza buri umwe wese akaza akumva inkuru nk'izi ngizi. Nta yindi nkunga rero ngiye ngusaba wowe umaze kumva iyi nkuru, ni uko washyira itafari kuri iyi channel. Icyo wakora gusa ni ugufata iyi nkuru ukayisharinga bagenzi bawe. Ushobora kuyisharinga muri groupe, ushobora kuyisharinga mushuti wawe, ushobora kuyishyira kuri stati ya WhatsApp yawe, bityo ukaba ukwirakwije inkuru nk'ingi ishobora kugira ikintu ihindura mu buzima bwacu, mu buzima bwa society, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe mushyashya nimba aribwo ukigera kuri iyi channel, icyo ngusaba ni uko wakanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose nshyize indi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi. Ikindi cya kabiri, mujye mujya muri comment section mumbwire ese inkuru mwakuyemo iki.